najyaga mbona umugabo n'umugore basohotse barimo baseka nkavuga nti no ntabwo bishoboka rasa umugabo we rabeshya ntabwo umugabo n'umugore bashobora gusekana gute baba baseka ikisi baganira ikisi nkumva ntabwo bishoboka ntabwo twabona kuganira nkumva ntibibaho noneho nkajya nicara rimwe nkipebeza nkafata nka twatu nari narabitse ama-email yose ahantu yajyaga nkongera nkadusoma nkajya mubwira ngo wambare ukongera ukasoma ntabwo byisomera se abuze gusoma ariko ngasanga buri kanya abasore baza kumureba none nkamubaza uriya musore se ko yaje kukureba ukajya kumwerekeza ukongera ukagaruka uriya ninde ubu ni inshuti ndavuga mutima wanjye ntangira kubaza Imana se uyu ngukwe uyu se nzamushobora ariko akenshi uko nagendaga kumureba ku kazi swat nasangaga ari umusore ari kumwe nawe ariko tugenda muri uko kubana kwacu navuye iwacu nziko ngiye mwijuru nziko mbese ngewe iyo ijuru bajya batubwira ngo riri ahantu ijuru riri kwa Monsieur Rutinduka ahangaha nta handi riba ndagenda ngezeyo numvaga azajya ahora noneho bya bindi yajyaga ambwira noneho ubwo agiye kwinkorera ngira ngo azajya nterura ngira ngo sinzikoraho sinzagera gute ngezeyo nsanga reka da biheruka ubwo ahubwo nkiduka nsanga nigiye mukozi ukuriye abandi ndaho ngaho ngo menye ko inkweto ze zahanaguwe ndaho ngaho ngo menye ko imyenda ye yateguwe ndaho ngaho ngo menye ibyo tugomba kurya n'ibyo ngibyo nta bagore yajyagamo nta nzoga yajyagamo umuntu ndagenda ndamubura ngewe naramwangaga cyane ntabwo nashaka ko azana iwacu n'ukuntu nabonaga aresha uzi kubana n'abakongomane ukuntu bubatse ukuntu bateye yafashe mushwari yafashe urusenda ararusekura amaze kurusekura afata mushwari ayitrampa mu mazi iratoha ashyiraho rwa rusenda arangije arayanika hanyuma rero yaraza amasahani nkunda kuzira nyine njangwe n'imbeba murabisiko biba bicungana hanyuma nanjye mba narungurutse mbona nta muntu mbona harera mba ndinjiye aramfata arisha inyuma y'urugi afata mushwara yinkubita mu maso muribaza ibyo bintu guhumeka ibintu nk'ibyo navugije induru ngira nakazi kawe iyo niyo narinzi noneho maze ishuri ryanjye rero ry'ubuzima ryo kwiga no kwegera Imana ryatangiriye mu rugo ritangirira mu rugo mbana n'umuntu tumeze nk'abanyamahanga babiri babana twe tumeze nk'abantu umwe avuga igishinwa undi avuga icyaha umugore iyo yakoresheje imbaraga Imana yamuhaye urugo rurakomera ibyo ndabihamya umugore wese yakoresheje imbaraga Imana yamuhaye muri we turabanye imbaraga cyane umugore yakoresheje imbaraga Imana yamuhaye ubundi nta na divorce yakabayeho kuko abagore tuzi kwihangana noneho ndamubwira arambwira ati tugomba kugurisha ndabana hanyuma ndabana ibura nuko tuba mu nzu y'abandi umunsi tuzajya mu yacu buriya abagabo iyo nyine agifite ibitekerezo hari ashaka kugera ntabwo ashobora nyine izo care ntishobora kuza ntegereza Imana iza kuduha inzu turimuka mu itaruzura biranga biba kwa kundi hanyuma aho yuzuriye nabwo twasize amarangi amakaro byose nabyo biba kwa kundi ahasigaye ntangira kubwira Imana ngo Mana ntabwo nigeze ngusaba kuza kuba umugore no kubyara nari mutoya nge nashatse ndi mutoya ntabwo uru rugo ariko nashakaga uri Imana itanga nyigisha nkora iki twari duturanye urugo ku rundi Louise yaje afite imyaka 4 nge nayo ifite imyaka 12 ariko agakunda gukinana n'abarumuna banjye ngewe naramwangaga cyane ntabwo nashaka ko azana iwacu n'ukuntu nabonaga aresha uzi kubana n'abakongomane ukuntu bubatse ukuntu bateye iratandukanye igihe twabonaga abanyarwanda twari tuzi ko natwe dusa n'abakongomane ariko naje kubona
umuntu udasa n'abakongomane unanutse cyane, ariko nkamureba nabuse umwana ko bicyameze kuriye, nkamuhanga yaza iwacu nkamwiruka nkamubwira ngo subira iwanyu. Nige no kumufata nkashaka kumukubita, arataka nyirakuru yaje kumva azi iwacu, araza ari hafi no kumubita. Hanyuma igihe kiragera baza gutaha, ntabwo naje kumenya n'ukuntu bagiye, nza kumva gusa baragiye. Nyuma y'imyaka myinshi tuza kongera guhura muri 97 cyagiye tuza kureba papa na mama. Icyo gihe bari batangiye baje guhura n'ababyeyi ba Louise, kuko bari baziranye muri Kongo, bari inshuti zabo zo hafi, bari baturanye, twese twari dutuye Kicukiro. Bo bari batuye Remera, ababyeyi bari batuye Kicukiro, ari hafi ya Kicukiro centre. Hanyuma rimwe turi muri vacances, ababyeyi baravuga ngo tugende gusura abana, muribuka wa mukobwa dada wa mwana wakunda kuza kubareba, ubu ngubu bari mu Rwanda. Namwibukaga kuko yari yashize imyaka irenga 15. Tujya kubasura, tugeze iwabo nza kubona Louise, mbona n'umukobwa mwiza cyane, yarahindutse none afite amataye. Ngira ngo abarumuna banjye bo barebaga abandi abarumuna be, ariko ngiye narebaga Louise cyane. Hanyuma tuza gutaha, mfite n'amafoto twafashe na papa na mushiki wanjye uriya udasangiye ba mama. Igihe kiragera nza no kubwira mama, ndavuga ngo uriya mukobwa numva mukunze. Mama aramubwira nibyo uramukunda? Ndamukunda. Avuga biroroje cyane, tubisengere. Ndaza kuganira na mama we, baza kuganira. Igihe cyo gusubira South Africa ngiye kubona surprise, baje kuduherekeza hariya ku kibuga cy'indege. Byankozeho cyane kuko ngiye nari umuntu uri timide cyane, ariko Imana yaje kubigenza neza, dukomeza kweshanja kuri internet. Nza kumubwira ukuntu mukunda, nawe arambwira ngo niba ari ubushake bw'Imana, Imana bizacamo. Igihe kiragera, nari nangije kwiga, ndimo gukora muri 2000. Nicyo gihe naje kurangiza kwiga no gukora stage, nza gutaha mu Rwanda. Ngeze mu Rwanda, Louise icyo gihe twari tumeze nkaho turi inshuti, ariko twagize amahirwe none yo kuba duhura kenshi, tubasha no kuexprima urukundo. Ndashima Imana kubera icyo gihe nari umuntu ukunda gusenga cyane, ariko Louise ntabwo yasengaga cyane. Yari umukatolika, si ukuvuga ko abakatolika badasenga cyane, ariko nashaka kumwigisha no kumwumvisha akamaro ko gusenga. Ariko twajya gusenga we agaceceka, ndavuga se kubera utarimo gusenga? Yanjye ndasenga umutima wanjye. Ndavuga sinamenya gute ko urimo gusenga. Ariko ngewe focus yanjye yari kugira ngo uwo muntu niba koko tuzabana, ndashaka ko akizwe rwose. Yari mwiza cyane ku buryo ari ahantu yakoreraga, nakundaga kujya kumureba, ariko ngasanga buri kanya abasore baza kumureba. None nkamubaza, uriya musore se we yaje kukureba ukajya kumwerekeza ukongera ukagaruka, uriya nindi? Ni inshuti. Ndavuga mutima wanjye ntangira kubaza Imana, se uyu ngukwe uyu se nzamushobora? Ariko akenshi uko nagendaga kumureba ku kazi, nasangaga ari umusore ari kumwe nawe, ariko abasore benshi bakunda kuza kumureba.
ntangira gusenga ndabwira Imana koko ese n'uyu nguyu ko ntabwo ndimo kwibesha, wenda ndimo kumukurikira kubera ubwiza afite, kuko hari abakobwa benshi twasenganaga nabo, hari n'abapasiteri bakunda abakristo bakunda umurimo w'Imana, bakambwira ngo wowe uriya mukobwa uzamurongore. Ndavuga se kubera iki? Uriya ni umukobwa mwiza twemera hano mu rusengero, rwose nta kibazo muzagirana. Ariko umutima wanjye nkumva ni Louise, kandi narasenze Imana ikambwira ko ni Louise. Igihe kiragera Louise ngakomeza kumwigisha, aza no kwemera kubatizwa amazi menshi, mujyana kwa Masasu niwe wamubatije, kuko nari ndi nkaho inshuti yaye, kuko ababyeyi uriya mubyeyi mukuru, uriya mugore wa mbere, uriya yakoranye na Masasu, yakiraga na New Jerusalem, niho Masasu batangiye, buriya restoration yatangiye mu rugo kwa papa, ku mugore wa mbere. Rero Masasu yumvaga buri gihe ko afite ideni rikomeye kuri papa, uriya umugore wa mbere, kuko nibo bamwakiraga cyane, we na Gedeon Rudahunga n'abandi banyarwanda babaga hariya Kinshasa. Rero Masasu yakoze ibishoboka byose kugira ngo amuhe encadrement n'abandi bapasiteri, ariko Louise nakomeje kumusengera, nubwo Imana yamuhaye amasezerano ko twembi tuzakorera Imana, ariko nabonaga ari ibintu biri kure cyane, ntibaje ukuntu bizabaho, kuko Louise nabonaga n'inshuti ze, nabonaga n'inshuti zikunda amablage, ntabwo zikunda kumva ibintu by'Imana, ariko nkagerageza kumwumvisha ibintu byo gusenga, nkashaka kumujyana mu maveye, reka da. Hanyuma nza kubirekera Imana. Imana n'umukozi muhanga. Ari inshuti twari dufite, bari batangiye groupe de prière hafi iwacu, tutangira kujyayo, tukajyana na Louise, twarasengaga tukaramya Imana, bakayobora, bakigisha, tugasangira, tukagira ubusabane. Hanyuma Louise igihe kiragera aza kubakunda cyane, aza gukura mu mwuka rwose, atangira no kugira muri we impano zo mu mwuka, atangira no gushaka kumenya Imana no gusenga. Aba mama basengaga muri ya groupe bagize uruhare runini mu kumufasha gukura mu mwuka. Igihe kiragera nza gukorera muri interieur Louise, nza gusanga restoration nayo iza gutangira ishami hafi iwacu Kicukiro. Najyaga nza 2 fois mu kwezi, nkaza nyuma y'ibyumweru 2. Naje gusanga Louise bari bamugize umuyobozi w'abamama. Nkasanga Louise dimanche hari igihe bamupangaga kuyobora. Mvuge n'ibindi batubwiye kuganira ku byerekeye kubohoka mu bintu bitandukanye. Yavuze ukuntu yagize ikibazo cy'uko ababyeyi be, papa we na mama we batabanaga, cyangwa se papa yari afite abagore babiri nyine, nyuma aza kugenda. Ngiyewe rero ababyeyi banjye na n'izi saha bujuje imyaka 45 mu kwezi kwa mbere babana. Papa na mama nakuze mbona ari abantu bakundana, ari abantu bumvikana. Niyo mpamvu rimwe na rimwe impamvu yuko tugiye kuvuga hejuru kubohoka, nuko Imana ihuza abantu babiri batandukanye, bavuye mu miryango itandukanye, bavuye mu bintu bitandukanye, mu burere butandukanye. Abo bantu urwo rugo kugira ngo ruzabashe kuramba ni ubuntu bw'Imana yonyine. Twakuriye ahantu hatandukanye, we yavukiye Kinshasa anakurirayo, yewe navukiye mu Rwanda ariko nagiye Kinshasa ndi umwana, niho dino twamenyaniye. Nge nziko tunagira nicyo dupfana kubera ibintu by'imiryango. Nyogokuru wanjye ubyara mama yari umushambokazi, papa we yari umushambo. None najyaga numva papa we yita nyogokuru wanjye ngo ni nyirasenge, nkagira ngo tugira icyo dupfana. Ngo nyine mva tufite famille Kinshasa yitwa
Imana yaduhaye umudendezo witwa kwa rutinduka banze mbisegure Imana yaduhaye umudendezo and then nkumva rero abo bantu nabo burya tugira icyo dupfana. Nyuma rero nyine nibwo twaje guhura nkuko yabivuze, nta sinzi yari umwana kubera ibyo bikomere, ntabwo yakundaga abantu, yangaga abantu pe, yangaga abantu usibye wenda abo bavindimwe, abandi bose yumvaga yarakurebaga isesemi ikamwica. Bari abantu b'abakire cyane cyane, ariko mu rwego rwo hejuru. Abantu bazi uwo mugabo barabizi. Ngewe nimvuka mu muryango w'abantu bishoboye. Mama wanjye yakoraga muri Mateus, yacuruzaga muri Mateus. Papa wanjye yari afite societe yitwa Sofitec, bakoraga maintenance, ibintu by'amakomputer bagacuruza, bagakora n'ama maintenance y'amakomputer. Ariko we iwabo barabakire. Umuntu utunga indege ntabwo aba ari umuntu woroshye. Umuntu utunga ubwato cyangwa se icyambu cy'amato cye ntabwo aba ari umuntu woroshye. Hanyuma rero uyu muntu uri aha ngaha, ibyo byose uyu musheri wanjye ubwo rero kubera ibyo bikomere, papa yari umuntu ukomeye by'ahantu bakamutaramira. Njya numva amatemoignage y'abantu benshi babaye muri ibyo bihugu, muri icyo gihugu, za Kinshasa, ahantu za Bunia. Hari abantu inshuti zanjye zajyaga zimbwira ayo mateka ya papa wabo. Hari na mukuze we ujya nganiriza, yari umuntu ukomeye cyane kandi akanabigendera, afite n'icyo gihagararo kabisa. Noneho uyu nguyu rero akagira ibyo bikomere by'uko papa wabo batamubona kenshi. Noneho abantu bajyayo akumva ntabashaka. Ndabyibuka rimwe nari umwana nigeze kujyayo, umwana ntushaka kumubuza kujya hano. Twari abanyarwanda baturanye, rero nta handi hantu nyogokuru yatwemereraga kujya. Ababyeyi banjye babaga mu Rwanda, nta handi hantu nyogokuru yatwemereraga kujya usibye muri urwo rugo. Noneho twajyayo, uyu twamubona, mbese uyu n'imbwa y'iwabo yitwaga Tembo, byari ikibazo kuri jyewe. Bari bafite imbwa yitwa Tembo, yari nayitinyaga kubi. Noneho rero iyo nahuraga na Olivier cyangwa se ngahura na Tembo, byabaga ari urupfu rwanjye. Noneho umunsi umwe rero nza kujyayo, ubwo najyaga ndunguruka ntinye nyine ntashaka kubona umwe muri ibyo ngibyo cyane. Njyayo rero nsanga Tembo irafunze, Imana ishimwe, ariko ibyago byanjye nsanga Olivier nawe Satani yamwuzuyemo. Ntago nzi ahantu ibyo bintu yabikuye ku myaka ye. Yafashe mushwari, yafashe urusenda ararusekura. Amaze kurusekura afata mushwari ayitrampa mu mazi, iratoha, ashyiraho rwa rusenda, arangije arayanika. Hanyuma rero yaraza amasahani nkunda kuzira nyine, njangwe n'imbeba munabisiko biba bicungana. Hanyuma nanjye mba narungurutse, mbona nta muntu mbona, harera, mba ndinjiye. Aramfata yirisha inyuma y'urugi, afata mushwara yinkubita mu maso. Muribaza ibyo bintu, guhumeka ibintu nk'ibyo, navugije induru, ngira ngo ni Kigali baranyumvise. Hanyuma rero ugahita ajya kwihisha nyine. Nyogokuru yari umunyamahane cyane, araza arabatuka mu Kinyarwanda, uyu ntiyanabyumvaga, aramutuka amubwira tuzanatsindwe no mu mashuri ntukagira aho ujye, mbese mwatura ibintu bibi byose. Imana ishimwe yuko yaje ariyo wa mbere waduhaye umugisha, tuvuga ko dushaka kubana, niwe wabishyigikiye bwa mbere, kandi niwe wamututse gutyo. Imana ni nziza. Hanyuma rero icyo ni nakamwe nyine kagaragaza urwango yanyangaga. Nyuma rero nge naje kuvayo, nsanze ababyeyi banjye mu Rwanda. Ngeze mu Rwanda nyine ntabwo nongeye gusubirayo. Muri 97 nibwo twongeye guhura nyine, duhura narakuze. Tangira nyine nza kumva bambwira ngo yankunze, ibintu nk'ibyo ngibyo, kumva nayo nyine mu mashuri sinabyitaho cyane. Ariko muri 99 ngira ngo nibwo noneho yaje kuza ino anatindaho, hanyuma arideklara. Nta bintu byo kuvuga bya bindi birebire, rero umurokoro serious
ni ndagukunda Imana nibishaka tuzabana nibyo nta bindi. So ubwo ahita asubirayo nyine asubira South Africa niho yabaga. Mbifata uko muri 2000 bijya kurangira jewe rero murumuna wanjye yaramaze kujya i Burayi dukurikirana, nanjye gahunda ari ukujyayo ndetse n'ibyangombwa byanjye biri muri ambassade y'Ubufaransa ariho tugomba kujya. Hanyuma noneho aza kuzina, ariko na mbere akiri South Africa twajyaga dukomunikana kuri email. Noneho nkamubwira nsengere cyane ndashaka kugenda, murumuna wanjye byamaze gukunda yagiye, nanjye ngomba kugenda. Kandi w'Imana ihira mubwira ngo naze mu Rwanda, kandi uwo niwe mugore we nyine, ngo nige uzaba umugore we. Noneho akanga kunshi intege, yajya gusenga Imana ikamubwira ngo ntaho azajya, bihorere. Nanjye nkamubwira nsengera, ndabona dossier birimo biratinda, ndabona birimo kwanga, agasenga avanga Imana. None se ko wambwiye ngo uriya niwe mugore wanjye kandi akaba agiye kugenda, ati reka da ntaho azajya, mwihorere we mureke gusa nugira icyo umubwira umureke. Aza kuzi no mu Rwanda, murumuna wanjye yaragiye, ariko jewe gahunda yanjye ari yo gukomeza kugenda, numvaga byanga bikunze bindimo nshaka kugenda. Finally biranga burundu. Abafaransa barambwira ngo nintware, babwira papa wanjye ngo nakure dossier yanjye aho ngaho bataza kuntereramo yakashe ya hofi. Mfata ubwo nyine dufata dossier, ubwo biranga ndaza ntangira kwiga mu Rwanda. Noneho ubwo rero nibwo dutangiye no kumenyana kurushaho, aza kunsura gutyo, mbese dutangira gahunda zo gutindana no kumenyana kurushaho. Uyu mugabo rero tutarabana yari umupoet, yari umusizi, bivuge yajyaga nyandikira utwandiko nkarara ntasinziriye. Nari nzi yuko ijuru riba kwa Olivier. Twakuze turi abana ba iwacu, kwa nige mfura iwacu. Papa wanjye yari umuntu ugira ikintu ufuha cyane, ugira igitsure cya kintu giteye ubwoba, ku buryo nta muhungu wajyaga agera iwacu byoroshye. Nta n'abana b'inshuti twagiraga ngo baje kudusura anniversaire. Reka anniversaire ni muri famille, nta bintu byo kumvita abantu bo hanze. Noneho rero dutangiye gukundana nyine, dutangiye no kubera n'ibyo yajyaga nyandikira n'iki. Hanyuma rero kugira ngo nzabibwira ababyeyi byari ikibazo, ariko by the way nabo barabibonaga. Kandi ikindi mama yarabishyigikiye cyane, kuko yarazi famille, yumvaga bishaka cyane. Urebye byaciye mu babyeyi, mama we na mama wanjye nibo babikomeje cyane, ariko n'Imana yabikoze. Hanyuma rero papa wanjye atabishaka, hanyuma yajyaga nyandikira ibyo ngibyo nyine, nkarasinziriye nkumva ndanezerewe. Ariko yaza iwacu, papa wanjye kubera ko atanabishakaga, akaza akicara muri salo. Yaje kunsura ni fiancé, papa akaza akicara muri salo, agatangira kumuganiriza. Ubwo gihe nyine nkabura icyo mvuga, nkacaho nkagenda. Hanyuma papa yajya kuryama, n'uyu nawe nakicara mpaka kugeza igihe uwo numva we yaje gushaka ni jewe, nawe akicara aho ngaho ntagende. Papa yabona agiye kujya gukora sieste, kujya kuruhuka, agahamagara musaza wanjye bucuru wacu, ndamuruta imyaka 12, Olivier aramuta imyaka 20. Akamubwira ngo Gentil ngwino uganiriza umushyitsi, nuko arabizi neza ko ari yaje kureba. Hanyuma ubwo Gentil akaza akasa nk'usimbuye, papa akagenda akarya, akwingira ngo ntabwo yaryamaga ari ugutwi kumva yuko nageze muri salo. Ni iminota 5 ngira ngo niyo amaraga mu gitanda, agahita aza yihuta akaza akicara. Hanyuma uyu rero yarambirwa akavuga ati ndatashye. Ati papa akamuherekeza akamugeza ku irembo, akabwira Gentil ngo naza muherekeze amukomezanye. Hanyuma nanjye rero nka papa na mama ko rasubiyeyo, ngaca inyuma abwira Gentil ngo niyitahire, amanjye ngakomeza. Ubwo naho twabonaniraga ahandi. Tubana gutyo mu buzima bugoranye, cyakoze nyine twarandikiranaga, twaratelefonanaga, naho ngaho. Igihe kiragera bafata irembo, ariko papa atabishaka pe, papa atabishaka. Sinzi impamvu kandi yarabazi, ariko ubwo ntabwo ari we, ndatekereza ko ari Satani wadashaka iyo projet Imana yashyizeho ko iba.
nuko rero igihe kiragera nyine ariko tubana nawo muri eglise yabo Restoration Church, nayo ibaza kuri uwo mukobwa ko budakishijwe ko kupe nibagiwe akantu yajyaga ambwira tugiye nko gusura abantu agiye kunyerekana afiance. Mbere yuko tujye nkabanza kumwiyama, uramenye utaza kumbwira gusenga, tubyumvikane nibaza kuvuga gusenga. Nyambona iyo utangiye bakubwiye ngo usenge uhita undeba, uramenye ntunapime. Ntakabiza akagendera kuri iryo tegeko ko atagomba kubwira ngo nsenge. Igihe kimwe rero nibagirwa kumubwira ngo aze kumbwira, mbese nibagirwa kumubwira ngo ntaze kumvuga. Tugiye gusura abantu b'inshuti, hanyuma bategura ameza tugiye gusangira nabo. Mu gihe bashyize amasahane twubitse imitwe ndabyibuka, noneho arambwira ngo Louise ushobora gusenga. Papa nibuka ko nibagiwe kumwiyama, ubwo nubika umutwe kuri ya sahane, ibyo byavuyeho byarashotse ku buryo isahane yuzuye amazi, bajya kumushakira indi nangije gusenga. Ariko Imana ni nziza, Imana ishobora guhindura pe, Imana irabishobora. Ntabwo ari gihe wabaka bayimpagarara ahangaha ntabwo banagihunga imbere y'abantu ntanazi, abenshi nabo ntazi, ngo mbe nabasha kuvuga jewe w'icyo gihe nariko nikubise hasi. Ariko Imana ishimwe ko ihindura. Amen. Nuko rero ubwo ngubwo nyine turabana tugenda muri uko kubana kwacu. Navuye iwacu nziko ngiye mwijuru, nziko mbese ngewe ijuru bajya batubwira ngo riri ahantu, ijuru riri kwa Monsieur Rutinduka ahangaha nta handi riba. Ndagenda ngezeyo, numvaga azajya ahora noneho bya bindi yajyaga ambwira, noneho ahubwo agiye kubinkorera, ngira ngo azajya nterura, ngira ngo sinzikoraho, sinzagira gute. Ngezeyo nsanga reka da mbiheruka ubwo ahubwo nkiduka nsanga nigiye mukozi ukuriye abandi. Ndaho ngaho ngo menye ko inkweto ze zahanaguwe, ndaho ngaho ngo menye ko imyenda ye yateguwe, ndaho ngaho ngo menye ibyo tugomba kurya, n'ibyo ngibyo. Nta bagore yajyagamo, nta nzoga yajyagamo. Umuntu ndagenda ndamubura, agataha akava ku kazi ananiwe. Nanjye narakoraga, ariko nyuma yaho gato yagiye naje kazi kaje guhagarara, nakoraga kwa papa wanjye. Hanyuma Imana kugira ngo imfate inyukanyuke inshyire mu ishuri bien, ifungiye societe ya papa, ifunga ahantu hose nshobora kureba. Hanyuma nsigara ndeba uyu muntu ari ugomba kuma amavuta yo kwisiga, ari ugomba kuma buri kimwe cyose. Nawe rero iramufata ifunga ikintu cyitwa umufuka n'akaboko ke gutanga shwi. Amen. Shakisha akazi ndaheba. Imana iyo yafunze ijambo ryayo ni rizima, nubwo wagira ute. Papa wanjye yaraziranye n'abantu benshi, umve ko yari afite societe, yaraziranye n'abantu benshi cyane, ariko nashakishije akazi ahantu hose ndakabura, biranga neza. Hanyuma nkajya nyine akajya ambwira ati kore liste y'ibintu ushaka. Ngakora liste y'inyanya, ibitunguru, naba nibagiyemo amavuta yo kwisiga, ubwo byarangiye. Ni ibyo wamuhaye nuko nta kindi kintu kirengaho. Birancanga, nagize aho nisiga amavuta ya vaseline. Mvuye iwacu ndi umukobwa mwiza, ndi umukobwa uzi kwikoraho, nza kwisiga amavuta ya vaseline ya 200 yandabamo petroli, ndagenda ndacupira, umusatsi ukajya ari amakara kusokoza, ari ibibazo nkajya mwana nebizi bitambaro nk'abasilamu. Kubera iki ntabwo wasokorekaga, ndagenda ndacupira, ndatwita, ndabyara muri ubwo buzima. Nyina ari ukuba ntabwo yantukaga, ntiyambwiraga nabi, ukumubona atuje niko yaratuje. Shwi wabandi nta kumbwira nabi nta. Ariko ubwo nimwe nigeze guhamagara mubyara we, abo bakoze iyo groupe, iyo twari duturanye, ni mubyara we, umumama n'umugabo we. Hanyuma ndabahamagara kugira ngo mbaregere, numvaga nenda nko guturi ku mutima. Ako bahageze bakajya bambaza, aragutuka se hoya, yari yakukubita hoya, akwima ibi ryose reka da, urabwirwa shwi. None si nikiyo mburi kibazo ndi bumureke. Birancanga, mburi kintu ndi buvuge ngo ankorera. Wari wamubona n'undi mukobwa reka da, hari ahantu ubona tutunya shwi.
bindega. So mpita mfata decision yo kutazongera kugira umuntu. Abo nibo mbere n'abanyuma nabwiye. Ubundi rero ntangira kwiga ikintu cyitwa gusenga. Haleluya. Ntangira kwegera Imana. Nari narabanye nawe ndi umukobwa nyine uvuye muri Katolike, ntabwo ibintu by'abarokore rwose ntabwo byamfatagaho, ntabwo mvuga ko abakatolika badasenga buri muntu. Ngiye ku giti cyanjye nasengaga Imana iri aho ngaho mu kirere, ntacyo yica nta n'ikikiza, iri aho ngaho itegereje kuzacira abantu urubanza ku munsi w'imperuka. Nabindi iyo narinzi ntacyo wayisaba ngo ikiguhe direct, ntiwayihamagara ngo ikumve. Iyo niyo yari ngewe ndavuga igiye ku giti cyanjye. Ariko kandi nanone ibyo wajyamo byose ibyo birakureba. N'akazi kawe. Iyo niyo narinzi. Noneho maze ishuri ryanjye rero ry'ubuzima ryo kwiga no kwegera Imana ryatangiriye mu rugo. Ritangirira mu rugo, mbana n'umuntu tumeze nk'abanyamahanga babiri babana. Twe tumeze nk'abantu umwe avuga igishinwa undi avuga icya. Najyaga mbona umugabo n'umugore basohotse barimo baseka nkabwani no, ntabwo bishoboka. Rasa umugabo we rabeshya. Ntabwo umugabo n'umugore bashobora gusekana gute? Baba baseka iki? Baganira iki? Nkumva ntabwo bishoboka, ntabwo twabona kuganira. Nkumva ntibibaho. Noneho nkajya nicara rimwe nkibebeza nkafata nka twatu. Nari narabitse ama-email yose ahantu yajyaga nkongera nkadusoma, nkajya mbwira ngo wambare kongera ukasoma. Ntabwo byisomera se. Aguze gusoma. Mba muri icyo kigeragezo. Kumbi we nubwo yari yarabohotse kuri papa we ndetse no kuri wa mubyeyi mukuru, ariko mu by'ukuri ntabwo yigeze amenya umugore n'umugabo ko babana, ko ntiyabibonye. Nta hantu yigeze abibona. Njye nakuze mbona mama wanjye na papa wanjye batamikana. Rimwe nigeze kubaza mama yigeze hari utubaza twigeze kujya dutera abantu bakazanya ibibazo ngo wese ngo mu ndege imwe ngo harimo abana nibari umupiro umugabo n'umugore n'umwana, kandi bo bose bafite ibiro 50, hanyuma indege irashaka abantu 100 gusa barengeje ibiro. Ubwo tukabaza mama ari nkawe wakuramo ne kuko makuramo umuntu umwe, so turakuramo jewe cyangwa urakuramo papa? Ahita ambwira ati nakuramo wowe. Numva nakomeretse. Ati nakuramo wowe kurako uyu nguyu tuzasazana kandi ugiye twanabyara abandi. Numva ndavuga ni wa muntu akunda umugabo kundusha. Hanyuma maze gushaka nyine niho naje kumenya agaciro k'umugabo. Ariko none ngewe mbona ni ro contraire. Amaye abona bya bindi ngiye nakuze mbona ntabyo mbona mu rugo rwanjye. Habona tubana nk'abantu bamaze imyaka nka 60 babana cyangwa 70, kandi ubwo tumaze nk'imyaka 5. Twigeze kujya tujya mu mariage, none mariage ziwabo. Ngewe numva nari ntaramenyera mu muryango wabo. Sibwo ko ngewe rwose kwiyadapta kwanjye vuba cyane. Imana ishimwe yampaye iyo mpano, sinjya ntinda kumenyera. Kereka wenda ahantu bafite ibibazo kujya nta kibazo nigirira cyo kumenyera. Hanyuma rero ubwo namenyeranaga bakuze be bari inshuti zanjye cyane, abakuzine. Noneho rero tujya muri mariage, hanyuma baravuga ngo famille y'umugabo, umugabo niwe wari wakoze ubukwe, famille y'umugabo ize ya famille élargie igenda ije kwifotoza. Buri wese afata umugore we, buri wese akurura umugabo, mukurura umugore. Yewe nsigara nahagaze. Gasore yagezeyo cyera, bosi yigereye cyera, ngiye nsigara mpagaze mu kibuga gutya. Ngiye kubona mbona umukuzine warankwata, se ntabwo uremberwa muri famille, ntabwo urisanga. Nereka ntabwo muranyakira nyine, ariko namwawe nkumva mbabaye. Mba muri ibyo bintu rero utuntu dutoye nyine umuntu ahuriramo tutubazo. Hanyuma rero igihe kimwe nabibayemo ibyo bintu tubyaro. Hajya ntekereza ngo nukubera ko turi mu nzu ntoya, twabaga mu nzu y'akazi, nta mafaranga turagira, nuko ntagira akazi. Imana izakuma akazi, nkagira ngo bizahinduka wenda kubera ko ntabwo nkunda cyangwa se nanyitaho kubera ko ntagira akazi. Imana izakuma akazi bikuma kwa kundi. Rimwe yigeze kujya muri Kenya, hanyuma icyo gihe narakoraga, njya agomba kuzataha nyine yamaze ibyumweru 3 agomba gutaha, njya kumwakira. Umva yowe natunganyije, nahinduye intebe,
mesi nakuze ibintu chambre nayiremye nanjye nikoze nayimaze igihe gito mubyaye ariko naremeye nambara ibisentire kahani utari bubone inda kwere genda n'agakobwa keza ngezeyo njya kumwakira kuri Rehoboth twishimye cyane turataha tugeze mu rugo nk'umuntu ari nkumbuye mushakira amazi yo gukaraba ndamutegurira ibiryo nyine ntako ntagize ahita ajya kuryama arisinzira ngo yarananiwe umva ndababaye kabisa haleluya ntabwo turi kwimena inda turashaka kuvuga kubohoka maybe hari umuntu wenda ndimo mbwira aka kanya hanyuma nyine ubwo ngubwo numva ndabaye agahinda karanyica nyine mbabura ubwo buzima ubwo akazi kanye kaje guhagarara tuvuga tuti ubwo nkajya ntekereza ni buri impamvu bitazamo neza nuko tuba mu nzu ntoya Imana iza kuduha inzu nini rwose itari yacu ariko birakora gafite akazi keza cyane nanjye mfite akazi keza rwose amafaranga yaraje dufite abana babiri dufite imodoka ebyiri buri muntu afitiye nkagira ngo noneho uruzobo nkabona rwambanye runini nabona uruzuro namuburiyemo niba nakakazi gato uruzuro runini namuburiyemo namushakiraga ahantu nkasanga wapi hanyuma ndabana ibura nuko tuba mu nzu y'abandi umunsi tuzajya mu yacu buriya abagabo iyo nyine agifite ibitekerezo hari ashaka kugera ntabwo ashobora nyine izo care ntishobora kuza ntegereza Imana iza kuduha inzu turimuka mu itaruzura biranga biba kwa kundi hanyuma aho yuzuriye nabwo twasize amarangi amakaro byose nabyo biba kwa kundi ahasigaye ntangira kubwira Imana ngo Mana ntabwo nigeze ngusaba kuza kuba umugore no kubyara nari mutoya je nashatse ndi mutoya ntabwo urugo ariko nashakaga uri Imana itanga nyigisha nkora iki bigenze nte aho niho rero Imana yambwiye ngo niho nashakaga negera Imana ndayibwira ngo nyigisha kubaka mbwira nubake nte niki ntakora migenze nte ntabwo ningereye abana cyane abana n'umugisha ariko ntabwo navuye iwacu ntabwo navuye mu biganza bya papa na mama niruka nkanza kubyara no ndashaka ngo umugabo wanjye naramubuze kuki wa wundi nabonaga yagiye he nuko Imana rero irambwira iti aha icyo nicyo nashakaga rero Imana iranyigisha mwuka w'Imana aranyigisha haleluya ahabwa icyubahiro iyo twegereye ndagira ngo mbwire umumama uri ahangaha wenda waba waranyuze cyangwa sanyura muri ibyo ngibyo nkubwire ngo mwuka wera ajya atanga inzaratsi z'umwuka haleluya ubwo abandi bajya kubishaka mu bapfumu mwuka wera arabitanga kandi agatanga iby'uburyohe biramba amena nuko rero igihe kimwe mwuka w'Imana arambwira nigeze kumubaza gato wenda mubaza ngo ariko ubundi ngewe mfite iyihe place mu mutima wawe arambwira ati mutima wanjye habanza abana banjye habanza Imana hagakurikiraho abana banjye hagakurikiraho mama akunda mama we cyane hagakurikiraho mushiki wanjye nawe uraho ngaho za gusanga ndi kuri liste yo hasi cyane nako nta nubwo nigeze numa akomeza ko numvaga nshobora kuza gusanga ni nko 50 gutyo ahantu ngaho ngaho ndavuga naha icyambere icyangombwa n'amakuru iyo twayamenye tuzi uko tugomba kubigenza hanyuma ndagenda mbwira Imana n'uwiteka rero hano hari abantu bafashe umwanya wanjye uhereye ku bana banjye ndabashyira munsi yanjye mama we munsi mushiki we munsi abo bose munsi ni wowe number 1 nkaba number 2 na wundi ni jewe iyi place bayivemo ni izina rya Yesu ndabyanze jewe hano kwisi mu bitwa abana b'abantu nige number 1 abandi bose hasi hanyuma Imana yarambwira iti okay umura turi kumwe nkajya nsenga mwika wera nyigisha ukuntu nzamusengera agiye ko nakantu kanjye ngiye kubabwira ariko buri muntu afite uko umwuka w'Imana yamubwira ntago ari ngombwa ko akubwira uko giye yabimbwiye cyangwa se aguhishurira uko yabimpishuriye hanyuma rero nkajya mbona yasinziriye nyine bwana yasinzire kabisa handi nyine umuntu ubona rwose ari murindi juru hanyuma nkomboka nkagenda nkajya iruhande rwe waharyamye gasenga cyacu umwuka udasohoka Yesu umutima wawe ndawukuriye nigiye wa mbere hano kwisi wongera unyifuze ujye ubona ari mugore mwiza kurusha abandi ujye ubona nta undi dusa
mwizina rya Yesu abana banjye bari munsi yanjye, mama wawe ni munsi yanjye, n'abandi bose ndasenga bisenga igihe kingana n'icyumweru apo ngeraho ngandabireka. Ndashimira Imana ko ibyo bintu byakoze. Ngewe Haleluya. Nukuri ko Imana ni nge number 1. Yampimbye amazina, mpimba amazina buri munsi. Mwasi kitoko, wabaziringara, mugore mwiza, cyasumba. Amena. Iteka ryose yambona abona nahindutse. Haleluya. Cyera najyaga njya muri salon. Nukuri bankoze rwose abantu bakaza wow wasokoje neza wagize gute nagera ureka ntabyo abona. Hanyuma y'ibyumweru nka 3 ati uvuye muri salon nibwo kimbona kandi ngo bimanye ibyumweru 3 kandi tubana umunsi kundi ariko ubu ngubu mva muri salon agahita ati wow mbese zapo weme zaragarutse. Ubu ntabwo bikiba kuri email, kuri telefone ahora buri gihe akaba yanyandikiye yanyohereje imitima yanyohereje utuntu tutubizu. Mbese turicara muri sari wacu abana bacu ahubwo rimwe na rimwe bakajya bagira gutya gutaye uko nukuri tuba tumeze nk'abantu barimo bafiansanya. Ibyo byose ni ukubera Imana. Nta kintu na kimwe nigeze mpinduka ku mubiri. Par contre kira gihe nari gatoya negera ubu ngubu ibintu by'ibitaye ibintu by'ibidaye ibintu byo gutera ukuntu byaraje nyakabaye atari bwo nandeba ariko kubera umwuka w'Imana. Haleluya. Kubera ko Kristo yashyizemo ibirungo ubu yandege n'ibyo byose kuba malforme gutyo ntabibona kuba deforme shwi. Haleluya. Ndashimira Imana atari Yesu Kristo ntabwo byakunda. Amena. Rero ibyo byatangiye muri 2017 rwose numva aribwo urwo rukundo Uwiteka yaruremye. Hanyuma bitangira twembi twagiye mu bushomeri. Noneho uyu mugabo nabanje kubabwira ko bari abakire cyane ngewe bacu bari bifashisha. Hanyuma rero Imana iza kugira gutya iradukanda imushyira mu bushomeri imyaka 6. Nanjye nagerageje ama business, nagerageje ibintu byo gukora y'amabuye y'agaciro, natunze ikirombe inyamasheke ariko kirinda kirangira ntazi ni ibyangombwa birinda birangira ntacyo bikoze kuko biranga. Imana ikagimbwira ngo ntagaraho ngushaka naje gutangira icyumba cy'amasengesho mu rugo iwacu. Hanyuma aho ngaho ni rwo rwa rukundo rwaziye. Hanyuma Imana iravuga rero ngo ngiye kubashyira mu ishuri ndebe noneho ko mwankunda bitameze neza. Ariko ndashima Imana ko Imana yadushyize muri iryo shuri rwa rukundo ruhari. Ikintu ushaka kuvuga ahangaha ubundi hatari urukundo ntabwo mushobora kwihangana, ntabwo mushobora kwihanganira kubanaho mufite abana 4, inzu yari ifite credit, mufite ibibazo impande zose ngo mugire ngo mubane bikunde. Ihangane ntabwo mushobora kubana ngo bikunde mukundane ariko kubera Imana yarabikoze. Tubana muri bwa bushomeri bitoroshye ariko aho ngaho narize gusenga nawe kandi yarasengaga. Igihe kimwe muri 2016 urukundo rwatangiye muri 2016 sorry muri 2016 nyine nibwo nakazi ke kahagaze ashakisha akazi turashakisha ariko Imana yafunze nyine abayafunze. Ariko Imana nkunda ndashaka ngo uyu munsi mbabwira Imana ikora, uyu munsi mbabwira Imana yumva. Ngewe njyamuga ngo turi ubuhamya bw'uko Imana yo mwijuru sinzi ikintu gishaka kuntera ubwoba izi saha aho cyaturuka n'ibintu Imana yaducishijemo ntabwo nkizi, ntabwo sinzi ngira ngo ntabwo nzi icyo nshigaje kubura numva cyamahamura kuko twaciye mu buzima bukomeye. Muri 2016 akazi ke karahagaze nanjye business yaranze ariko dufite icyumba cy'amasengesho. Hanyuma icyumba cy'amasengesho cyatangiye gute? Abakristo banje bari abatwa twari duturanye bakajya badutera amabuye tukihimukira. Imana irambwira ngo bakurure bari abakeneye urukundo. Ndabakurura nkajya mbaha ibyayi nkajya mbaha baganiriza mbwira ijambo ry'Imana nuko bavaho barankunda bya bintu byo kuntera amabuye ntibyongera
ahubwo noneho bakajya bari bo baducungira umutekano ko nta clôture twagiraga. Hanyuma rero muri 2016 banke mwibuke twagiye muri iyo nzu ituzuye, twarazamuye turasakara dushyiramo turakinga, basi twinjiramo gutyo. Ako tuvuga tuti ibyabe byose turi iwacu. Noneho tugeze rero muri 2016 banki iti turaje, twari dufite credit ya miliyoni 18. Banke iti turaje duteze cyamunara. Ariko nkumva ubwoba bwarashize, nkumva nta bwoba mfite, nkumva Imana yo mwijuru nizeye irahambaye. Nkumva umugabo wabikurikiranaga byari muri Equity, aza yari umu credit manager, aza kutubwira ati sha ati baraje n'ukuri ati babatereze cyamunara y'umunyarwanda, akavuga ati bari abanyakenya ntibakina, nyamara murebe ukuntu mwabigenze ko umwana ubize n'ikintu mugurisha kweri. Wumva baje icyo gihe byari buri mu kwa 9, akazi karahagaze mu kwa mbere, kandi urabizi ko banke nta mikino wirenza amezi 2 gusa utishyura ya mafaranga wabishyuraga ntabwo byavamo. Nuko rero bati mugomba nta kundi tugomba guteza cyamunara. Hanyuma rero ndasenga navango Mana ndagushimiye yuko iki kintu kije, iyi nzu tuyigabana twebwe nawe, hano havugirwamo ijambo ryawe, havugirwamo izina ryawe, abantu barabohotse. Ubwo rero nanjye ngiye kwicara nk'abandi nkurebe, ndebe iyo Mana ubundi njya mvuga. Ntabwo nzongera giye kujya mvuga Imana nabonye, nzayambwira Imana nabonye, ubaha niko ngiye kukurebera. Hanyuma rero nagiraga kwizera gutangaje kubera ibyo byose Imana yancishijemo. Hanyuma rero baratangira nyine igihe kimwe mu kwa 9 baravuga bati tugiye kubatereza. Muri uko kwa 9 twagiye gusengera ahantu hano mu Nigeria, wari waje kubwiriza. Aravuga ati ariko ati mu kwa 10 hari abantu Imana igiriye neza. Uwo mwanya mutavuga twebwe mu izina rya Yesu. Mu kwa 10 hakaba hari papa we yagiraga ibintu byinshi cyane, yagiraga imitungo myinshi cyane. Imasisi yarahafite muri Kongo, yarahafite imisozi myinshi. Hanyuma rero uyu ni wabaga ni nawe uba mu Rwanda wenyine mu bavukana, abandi bose baba hanze. Imana nako twumva umuntu araduhamagaye. Ubwo mwibuke ko banke isaze cyane ndashaka guteza, umuntu arahamagara ati ariko suri umuhungu wa Rutinduka, ndati none se ko hari umusozi ahangaha wa papa wanyu, kandi hakaba hari umujenerali w'umukongomani ushaka kugura, ashaka gushyiramo inka ze, ati none ntabwo mwagurisha? Ndetse aho hantu sina nahaza. Ati ngiye nari umugaragu wa papa wanyu, uzaze ibyangombwa tuzabigushakira birahari, hari abantu babizi, papa wanyu arazwi cyane hariya. Mutekereze ibyo bintu tutari tunanazi, iyo misozi ntayo twari tuzi, nta hantu hamwe bari bahuriye nabyo, ariko yamana. Hanyuma rero aragenda ajya Igoma, arambuka, bajya kumwereka, ajya Imasisi, bajya kumwereka yagarukiye Igoma. Masa aho hantu hari ahantu habi cyane, hari insecurity. Hanyuma Igoma ahura na wa mujenerali. Mu byukuri bashoboraga kumwicirayo, hari nta security nyine, wapfa n'utapfa nta wabimenya. Hanyuma barumvikana, azana igipfunyika cy'amafaranga miliyoni 110 by'amadolari muri marete. Ndabanimo kabya barakwicira aho hantu. Nagiye mu masengesho nkaba ngo Uwiteka wumva twumvikana amafaranga yareke ungarurira umugabo, ibi ntabwo byavamo. Ariko Imana yambwira ngo humbura ndamurinda. Nuko ndamugani ariko wafashe taxi voiture, reka taxi voiture niyo mbi, ndafata kwa stage njya kumutegeranya avuga ariko amasinaraye nsenga ijoro ryose ntigeze ndyama. Nuko arayazana, we n'abavandimwe baragabagabana. Imana iradufasha, twishyuramo credit, twishyura miliyoni 12. Ubwo mushiki we yaduhaye mo na pariye kubera Imana, avuga ati giye pari yanjye Olivier Imana bubaka, ati giye yanjye ndayiguhebeye. Twishyuramo miliyoni 12, dushyiramo amakaro, dushyiramo amarangi, dushyiramo plafond, mbese bya bindi bibura mu nzu murabyumva. Hanyuma dusigaza miliyoni 4. Tugira ngo bya byose twukwizera ni 2016 miliyoni 4 azaba yabonye akazi, nanjye nawe ndanzaba nakabonye, mbese Imana izaba yakoze ibitangaza.
hanyuma turagenda twibera aho ngaho 2016 2017 utegereza akazi turakabura turagashakisha wapa hadepoje shwi umva yahaye abantu bakomeye muri iki gihugu bakomeye dosiye ya ari kw'Imana yafunze nubwo wahande nubwo yaba ari papa ukora muri iyo company ntiyakaguha hanyuma biranga kubisemo za miliyoni enye ziragenda zibyara 10 equity rero burya none ntabwo burya si buno ubu noneho fini termine muri corona mu kwa gatanu turaje tubatereza icyamunara reka rero mbabwire hanze aha hari abantu bavuga ibintu bisa n'ukuri nakoreka kuvuga abantu satani agira ikinyoma ati banke igiye kuntereza bati niko ubundi wagiye gushyiramo amakaro na marangi n'iki byose munzi itari yawe kubera iki iyo wicara mu byondo byitwa ibyawe kwabanza ukishyura banki ukayirangiza ibyo byose bikazaza nyuma ariko wicara ahantu hita kwa numva atarukurira numva atarukuri haleluya ariko ndashimira Imana ko Imana yari yarampaye umwuka wera baramubwira ati gurisha vuba vuba hanyuma nubwo wagurisha 50 nugira Imana ukabona n'uyaguha cyangwa 40 wishyure 10 za banka yani mureba aho mujya kugura araza arabimbwira abagabo hari ukuntu Imana ndashimira Imana kumbaraga Imana yahaye umugore iyo yakoresheje imbaraga Imana yamuhaye urugo rurakomera ibyo ndabihamya umugore wese yakoresheje imbaraga Imana yamuhaye muri we turamanye imbaraga cyane umugore yakoresheje imbaraga Imana yamuhaye ubundi nta na divorce yakabayeho kuko abagore tuzi kwihangana noneho ndamubwira arambwira ati tugomba kugurisha nabana hadata nkurikije Uwiteka Imana yo mu gihugu cyo mwijuru namenye ukuri kw'Imana yo mwijuru ntago tugurisha ati none ntiyabaze bayiteze turaba tubaye abambere nibazi ataka ibyo uruvuga urabizi ariko muri gihe numvaga Imana itabyemera nye nari ifite ingingo imwe indengera mvuga ngo Mana harya Obededomu azana isanduku y'isezerano byagenze biti none se warahindutse none se ijambo rya ntirimbwira yuko utarobana ku butoni nisizwe na sanduku y'isezerano twazanye mu nzu hano ntabwo izina ryawe rivugirwa ahangaha rero ubwije ngiryo ya jambo rya reka mbabwire tujye tugira ijambo riturengera ubundi umukristo udafite ijambo rikurengera ni ikibazo gikomeye ahantu benshi ijambo ry'Imana avuga ngo ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutamenya amena buzize kutamenya iki twahawe ijambo hano iri ngiri ntabwo satani atinya umuntu uzi kuririmba cyane satani ntatinya umuntu uzi kubwiriza satani atinya umuntu wisobanukiwe uzi ijambo ry'Imana uwo ni we satani atinya nta n'undi atinya nushaka kujya kanyarira umare y'imyaka 2 wiriza ushobora kuza n'undi akakugusha mu mitego satani atinya umuntu uyu wamenye ijambo ry'Imana wasobanukiwe Imana ye haleluya kuko na Yesu satani ajya kumugerageza mu butayu yamutsindishije ngo haranditswe ngo natwe rero iryo niryo jambo Imana iyi ni intwaro ijambo ry'Imana avuga ngo intwaro ni ijambo ry'Imana iyo niyo nkota tugendana hanyuma ndangije abana rwose nta kibazo hanyuma mfata abana batoya abana bacu 4 babiri barakuze hanyuma n'abandi ni batoya umutoya afite iyo gihe yari afite imyaka 7 hari niba ntibeshye cyangwa 6 gutyo 7 ndabafata ubwo umu credit manager mu mama yari aramubwira arimo aramusobanurira mbwira ukuntu bagabanya niba twarishyuraga 300 tukanone twishyura tukajya tugabanya hanyuma ndangita bakuze niba nakugabanyiriza 10 urarikura he nta kazi nyine twari dufite dutunzwe na man ntabwo twari tuzi ngo Imana igenza gute Imana yaciye inzira muri iyo myaka 6 abana bacu ntibigeze bahagarara kwiga ntibigeze banahindura amashuri twabagaho mu buzima twakomeje kubaho mbere yuko ntuzihaga nta muntu twajya sinzi gusaba mu buzima bwanjye nakuze ndi umwana ubona ibintu byose babizana none Imana igiye kubikora ababyeyi banjye mama wanjye ararwara Imana irabankiza kugira ngo ntazanabareba ibajyana mu Faransa iwabo mama we arakuze abavanywe bose babahanze reka mbabwire iyo byakomeye imiryango niyo ya mbere ikuvaho kubera iki ntabwo ari uko ari babi
ahubwo nukugira ngo Imana yonyine izakore, hatazajya vuga ngo ni kanaka uyu yari afitemo anko yabigizemo uruhare papa no. Imana irabanza igakuraho ikegezayo ikabasigarana muri babiri. None se uburi iyo dushyira abana bacu muri internet kugira ngo tuba tubanze, ubu ngubu iyo abana bawe bari muri internet wowe ukaburya inkoko zisimburanya n'ifi n'iki byose, umwana wawe arya ibishyimbo kawunga, ntago ari ukuba umwanze, ahubwo nukugira ngo haleluya azige amenye. Yesu nashimwe. Natwe rero kwari ukugira ngo twige tumenye, ntabwo twari kugira ikintu tubwira abantu. Ijambo ry'Imana avuga haleluya ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Ntabwo wakora iby'ubutwari utarakomeye rero, ntabwo kandi ushobora kuba general utaciye mu ikosi, nibishoboka. Hanyuma rero ubwo mfata abana batoya ndababwira nti muze dusenge, ariko hagati aho ngaho ndababwira nti rero havutse ikibazo umenye nicyo dusengera, dore tugiye banki igiye kudutereza cyamunara. Mwana mutati mama cyamunara ni iki? Babibagaragara mu gifaransa, c'est quoi les ventes aux enchères? Cyamunara ni iki? Umwana cyamunara nyine Imana nako banki yaduhaye inzu, yaduhaye amafaranga turubaka, hanyuma noneho twembi gira papa nta kazi dufite, none twabuze amafaranga twishyura, none banki igiye gufata ya nzu igurishe. Umwana amato ati wow, banki nimara kugurisha natwe tuzajya kwigira muri banki, zahita twigira kwiberayo. Akimara kuvuga gutyo numva umwuka w'Imana ambwira ngo mwabaswa mwe, umwana barushije kwizera. We kubera yuko ababona yumva nta kintu na kimwe yabura, ntabwo bafite, mwe murafite ariko mwahahamutse, nyamara ifeza n'izahabu ari ibyanjye. Ndavuga ngo Mana habwe icyubahiro. Umva bwabwo baburakiye apo ndabana sike nibazazi ndabiteguye, nuko numva mise mera nk'umwana mutoya. Kandi niyo mpamvu Imana itubwira ngo ijuru rizagibwamo n'abantu bameze nk'abana batoya. Kubera iki? Umwana muto nta susagira, mwana muto nta tiku ntaki, reka da waba yizeye papa, uyabona papa ibintu byose bazi yuko byose bishoboka. Twebwe rero ikibazo nuko duhamuka dufite papa. Reka nihute. Hanyuma rero igihe kiragera nyine barakumya barasakuza banki, tugiye twumva umuntu umwe twigeze gusengera mu cyumba cy'amasengesho, aratubwiye ati twigeze kumusengera yagize ikibazo, aranagenda ajya gukora hanze, araduhamagara avuga ati disi nta mafaranga ko nta turo ry'ishimwe nabahaye, kandi nyamara akazi kanjye ariho nagakuye. Tuti nta kibazo mama, kugira ngo nyine agiye kuzana kari muri corona, nanazana na 20 nayo ikibazo ndarya nayo najana murindi, nta wanga ijana murindi nayazane nayo rwose. Imana iguhe umugisha. Ye kubona mo natanze 1,600,000. Banki ikaba yari yavuze ngo nidutanga 1,600,000 uwo mwanya bahita bahagarika cyamara, ariko nyuma y'amezi make bazagaruka. 1,600,000 ahita aboneka, turagenda twishyura miliyoni. Arambwira ati reka tuyajyane yose, urabona ndabanyereka da tuyajyane yose mu rwaro ubusa. 1,600,000 badusabye, yari 1,500,000. 200 ndajya kuyahahisha naga abana banjye bari burare cyangwa babwi no ngomba kurya neza. Reka mbabwi ibyo byose sima gukura ko n'ikigori, kubera ko namenye Yesu namuzi, ntago ibyo nabikora. Ni Yesu, muri Yesu turateta, turabyemerewe. Ngiye n'ukuri ko Imana ndi muteteri mutesi muri Yesu rwose, ndateta bigatinda. Pastor sera baranzi. Ngeta nicara n'Imana yanjye tukabishyira hasi, tukasasa inzobe, tukavugana neza, ubundi bikagenda neza. Hanyuma rero icyo gihe nyine uwo muntu arayatanga, noneho babandi batubwiraga ngo muri bigoryi muri ibikini byose, Imana igira gutya bakoraho, bakozeho batangira kwibuka umutwana basengeye. Hari umwe waje arwaye cyane ameze nabi rwose, atangiye kugira nka debut ya cancer ya colon, turamusengera bita bishira. Ibihe yagire mu cyumba cy'amasengesho cy'iwacu, aho niho rwose Imana igi dutabarira. Arangije ati yababawe, ati aduhamagara dusaba imbabazi, mumbabarire mukuri twarabavuze nabi, twavuze ko muri abanebwe, twavuze ibikira. Avuga ati natwe twemeye 3,900 na 700.
$900 by'amadolari. Nuko nge mukanya hawo guhumbya noneho bakajya batanguranwa. Nge natanga yanjye ntawe twabwiye reka twicaye ubwo twege turiho turamya Imana habwe icyubahiro. Umva amafaranga miliyoni 10 mu kwezi kumwe ziba zirarangiye. Inshuti abantu hirya no Imana ikora ku bantu uburyo butandavuga ngo Mana ndakubonye. Ubu Satani azongera kumbwira iki? Ubu ko nkwiboneye nkwirebeye ugenda n'amaguru, Satani azongera kumbwira iki? Baduha igipapuro cyacu cy'ubutaka, hanyuma ubwo nyine ubuzima burakomeza. Rero ndashaka gusoreza ahangaha. Ejo bundi ngewe mu bana tuvukana ababyeyi banjye baba mu gihugu cyo hanze mu Faransa. Yarashatse ibyangombwa wenda hangaha twa kubivuga ntimubyumve kuko wenda mwebwe buri muntu agira inyundo ye, ni muntu agira inkoni ye, ni muntu agira ishuri ye. Ishuri ry'abantu riratandukanye. Nge rero Imana yagize yitya nimumva ko nashatse kujya mu Faransa kera bikanga. Papa yigeze no gushaka kunjyana muri Amerika biranga, yigeze gushaka kunjyana Dubai biranga, ibyo byose harafunzwe. Hanyuma aho mbaniye na boss uyu nguyu we yaragendaga rwose nta kibazo. Jewe ikintu cyitwa indege nziheruka izo muri Kongo zagendaga ziva imyotsi Goma Kinshasa naho ngaho muri 80 na kangahe na 4 na 5 gutyo ibi naho ngaho nziheruka. Nuko ndebe indege nkabona shamana yanjye nkanjye ko noneho bigeze aho ndivumbura mbwira Imana ntumva nkubwire ntago nzongera wajya kuherekeza abantu haraho ugarukira, hari akarongo utarenga kasezera, wajya kwakira abantu haraho utarenga. Yarani umva ntawe nzongera guherekeza, ntawe nzongera kujya kwakira. Fini termine Mana ubu jewe nziriki none barumuna banje bakajya bava ngo ndi kinyenzi cyo mu kabati ngo nicyo kitajya kivamo. Ngowe bitebya umva ababyeyi banje bagerageza kunshakira ibyangombwa biranga apo bivamo aski umva nta kintu kimfasheho. Ku itariki ya mbere rero z'ukwa mbere 2023 ndivumbura mbwira Imana nzakuganiriza Imana turimo turasenga turi mu rusengero n'abana ariko reka nkubaze inkuru wabwiye Sara agaseka gatembagara wazimazeyo unayoge wambwira ngaseka uzashizeyo ntushobora kugira nanjye wambwira byibuze nanjye museke. Sara amubwiye inkuru nyine yuko agiye kubyaragene warabampaye nanjye mbwira ijyanye n'ibyo nshaka. Ubu wazimazeyo nta n'imisigayeyo koko. Nuko mukwa mbere ndongera nkajya mbwira Imana nyirutateje ya nkuru yanjye ndacyategereje inkuru yanjye. Nuko ejo bundi uyu mwaka nibwo twujuje imyaka 20 aza umuntu nyine turimo tuganira. Ngewe rero nkunda kuvuga buriya Imana yanyihereye rwose kuvuga ntabwo nukuri ni Imana yampaye. Yari ibizi yuko nyine nzabwiriza hanyuma ingihera iyo mpano nyine. Nuko ndatangira ko mvuga iby'Imana. Yangeze mu by'Imana nibwo mvuga cyane. Nuko nangije ndamuganiriza mubwira iby'Imana yakoze, mubwira ukuntu Imana yangiriye neza. Nasengeye mama wanjye kabona impyiko mu Faransa bitoroshye. Iyo nayo ni yindi nuze ariko ndashaka kugarukira ahangaha ubwo ibyo tuzabivuga ubukindi gihe. Arangije aranyumva mubwira ukuntu Imana igiye kunsetsa. Yambwiye yuko uyu mwaka izansetsa. Ngo nimo namwirataho Imana yambwiye ko izansetsa. Nge nzajya mpora mbaho ubuhamya umuraje mu nyoberwe. Ashize akanya amaze kunyumva aje arambwira atari kuzi n'ikindi. Atarya muzuza imyaka 20 ryari. Mu kwa gatandatu. Ati ndumva Imana imbwiye ngo nimbishyurire gukora hani mu Dubai. Vuga neza. Imana irambwiye ngo nimbishyurire kujya muri honeymoon Dubai. Ako mwibuke yuko dushakana ukuri ko Imana nta na honeymoon. Rega ba nahise mba umugore. Hashwi. Basi nareke no kunsohokana basanjyane za Kibuye aha basajya nambwira twatugambo twiza twari tumpa. Eka yahise mwese mba umugore nyine ntangira imirimo yo mu rugo ni ikinyene nyiri gitenge neza ntangira akazi ko mu rugo. Hanyuma rero nyuma y'imyaka 20 Uwiteka yo kabyara yo karama aduha honeymoon. Haleluya. Twayigiyemo mu kwa kane kuko ni naho heza. Dubai ntabwo haba hashyushye cyane icyo gihe. Umva twarenjoyinze. Twabwiranye amagambo meza y'urukundo.
twaronge bya bindi tutakoze mu myaka 20 ishize muri 2003 twabibwiranye muri 2023 turongera dusubiramo turongera tuba abana bato tugakina haleluya ariko reka mbabwire Yesu ni muzima ndashaka kubabwira ikintu kimwe ndangiza muri 2022 turimo turasenga haje icyo gihe hari mu kwa kane itariki 7 haje inuma ihagarara ku gasonge nabyo icyo gihe abantu bari mu kwibuka bari bagiye mu gikorwa cyo kwibuka inuma irazahagarara iravuga sinzi uko babyita kuvuga iraguguza iraguguza turayumva no ayifata akavideo ako kanya ari mu cyuma cy'amasengesho arimo arasenga aza arambwira ati inuma ntabwo izanywe n'ubusa ati inuma izanye message dusenge tumenye icyo message itubwira nuko noneho 2023 mu kwezi kwa kane itariki 7 inuma yaje kwidirishya ryaho twari turi Dubai amasaha amwe saa 4 yagarutse irongera Uwiteka mwuka Imana itamishurira ngo dore ya numa ikintu cyareje kuvuga umwaka utanke iki gihe haraho muzaba muri Haleluya reka mbabwire Imana ari nziza ijambo ry'Imana ahangaha riravuga muri Zaburi ya 127 atari Uwiteka wubatse inzu umwubatsi yubakira ubusa Uwiteka atari urinze umudugudu murinzi abera amasusa urugo rwacu twarwubakiye kuri Kristo niyo mpamvu rwakomeye tuzarina tugira n'imyaka 50 60 simbizi imyaka Imana izaduha ariko tugikundana kubera iki kuko twafashe Kristo tumushyira iwacu iyo ntabwo rero ntabwo tutaza kuvona ngo ari abantu menya bibera mwe natwe tugira deba urugo ni ishuri rihoraho tugira harimo nyine ukuntu ajya babazamo utudodane ukazamo Imana nyine yabyemeye ariko iyo hajemo ku kantu azi yuko Imana ari sebukwe nanjye nkamenya ko Imana ari data bukwe buri wese aragenda akajya kurega kuri sebukwe hanyuma ari wowe wese wagiye kurega kuri sebukwe Imana ikakwereka wowe ibyo utajyuzuza ibyo utajyukora ikakwereka ububi bwawe ibyo hanyuma ugasubira ugasanga mugenzi wawe na Imana yamuhonze tugahura turira dusabana imbabazi nguko uko urugo rwacu turwubaka kandi Imana yo mu gihugu cyo mwijuru ikadukomeza rero ndashimira Imana ko Imana yatubohoye yarambohoye nawe iramubohora kandi natubohora mu bibazo by'urugo ndashimira Imana yabonye akazi Imana ishimwe kandi n'ubundi je amshwa ibyacu rwose jewe nimuzarambirwa temoignage zanjye zihoraho zagaruka mbabwira ibindi ya Imana ibaho umugisha kandi nakoze kutwumva Amen amashyi menshi wowe wafashe umwanya wawe ukareba ubutumwa ukaba ubugejeje ku musozo turagushimiye niba utarakora sabone cyangwa subscribe bikore kugira ngo ujye ubona ubutumwa bushyashya wibuke gukanda ku kazogera kugira ngo ujye uhabwa notification za video nshyashya ufite igitekerezo ufite icyifuzo cy'uko twavugura uyu murimo twandikire hasi muri commentaire urabudufashije ubutumwa bwohereza bagenzi bawe kugira ngo nabo bahabwe umugisha urabudufashije kwamamaza ubu bwami uhabwe umugisha